turenda gupfa nta kintu na kimwe bikubwiye. Haleluya, amen. ngo Yesu abyutse. Imana ihimbaza. Hari igihe uba uri mu bwato Yesu anaburimo ariko asinziriye. Yesu ajya asinzira we. Yesu arasinzira urubyaro karubura. Yesu agasinzira uwo mwashakanye mugatandukana. Yesu agasinzira abana bakanga ababyeyi. Yesu agasinzira itorero rikagutenga ukajya inyuma y'itorero. Yesu ahari ari muri iryo torero aririmo, ariko kuko yisinjirije mu kibazo cyawe ategereje ko umukangura papa, ategereje ko umukangura mama, wa mukobwa we, wa muhungu we. Yesu ategereje ko umukangura. Iyo yasinzire nta kindi kibasha kumubyutsa nuko umukomaho ukamubwira ngo mwigisha. Haleluya, urisinziririye ntacyo bigutwaye. Nge Joseline urasinziriye kuri nge, inyanja irenda kundengera, amagambo n'urusaku rw'abantu birenda kumpitana. Ngo Yesu agisinziriye baramukangura we. Haleluya, witerwa ubwoba nuko yarasinziriye atwemereye kumukangura. Witerwa ubwoba nuko ari yarasinziriye mu madeni ufite. Yesu ajya asinzira ukikopesha ukajya uburahunyura. Yesu arasinzira nyiribyondo cyangwa se randi rodi wawe ukamugeramo amezi 5 ukajya unanirwa guteka inyama kubera ko Yesu asinziriye mama. Kavuga se ninteka inyama. Ikindi iyo Yesu asinzira ushobora no kubona inyama zigura 5,000 kandi inzu urimo ni 100,000. Nuri bufate 5 ngo bimuhe ngo noneho ngo mubwire ngo mbaye nkwishyuye 5 ntibishoboka. Nukuri bajye batwihanganira nabo banatubabarire. Yesu asinziriye badushyiriremo inyoroshyo babe baturetse. Ngo none ura Yesu agutangira ubuhamya. Kangura Yesu avuga uwuriwe. Kangura Yesu. Haleluya. Ngo acibyuka uyu mugabo wo mu ijuru, ngo acicura Yesu. Ayewe, ngo bari mu bwato we. Barataka baramubwira ati mwigisha urisinziririye. Nabonye Yesu asinzira umuntu wese akagufataho ijambo cyane. Nabonye Yesu asinzira ubukene bukakwataka nk'indwara. Nabonye Yesu yisinzirira akakwihorera ibyo wacuruzaga bigahomba ugasubira kwicana mu rugo kandi Yesu asinziriye. Nabo bagatwita imyaka myinshi kandi ubundi tubyarira ku mezi 9. Ndagira ngo dukangure Yesu tumubwire ngo mwigisha urisinziririye, turenda gupfa ntacyo bigutwaye kuko tumaze kumenya ko yakangutse inshuti yanyu ahita bicyaha byose. Haleluya, iyo akangutse arabicyaha bikamwumvira ngo inyanja igatungana. Ayiwe, iyi nyanja ikibazo ikuri imbere tugiye gukangura Yesu. Yesu ahita aturisha iyi nyanja, namara kuyiturisha agukure mu kibazo uhagazemo ahubwo akwinjize mu gisubizo cyawe. Ngo nzabana nawe naho waca mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya. Haleluya, amen. Ugaca mu muriro ukakubabaza uyu muriro ukagukamura, uyu muriro ukakunyeganyeza. Ikirinda ni ijambo yavuze ko utazashya, ngo ugurumiremo ushe urangire unyuramo, ariko ikurinda gutwarwa n'amazi ariko amazi uyanyuramo. Ese umuvande ibintu urimo unyuramo ntibimeze nk'umuriro? Ngiye gutanga ikiganiro. Ngiye nitwa Ntamugabo Gratien kuri social media, nkoresha Mugabo Gratien Facebook, Instagram na Twitter, byose nkoresha Mugabo Gratien. Turabashuje rero mwebwe mwese abari mu mahanga, diaspora, abayikurikirana, abakanze subscribe, turabashuje kandi turabashimira. Mukomeze gukanda subscribe ku Mavuna TV, mujye mubona ibiganiro byose tuzajya tubagezaho, kandi nakazogira mu gakande kugira ngo mujye ibiganiro byose bizajya bisohoka ku Mavuna TV bizajya bibageraho ku kanya. Murakoze rero. Dufite umutumirwa yitwa Mama Edwin. Siko witwa? Yego, ariko ivuge. Murakoze cyane kunyakira ku Mavuna TV. Izina nitwa Joseline, abantu benshi banze ku izina rya Mama Edwin. Yego, ndamuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi umukristo kandi n'ubu mpora nifuza guhora ndi umukristo. Mama Edwin turamwakiriye
kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana, kandi si bwo bwa mbere. Hari amacano akunda kuvugiraho ijambo ry'Imana, kandi ndabizi ko mukunda ubutumwa bwiza abagezaho. Namwe rero birashoboka ko hari icyo Imana ibashakaho, nawe wakurikira Amavuna TV kugira ngo umve ubutumwa bwa Mama Edwin. Noneho Mama Edwin, nkwaye karibu rwose, uvuga ijambo ry'Imana, Imana ikubwira rwose abantu baragikurikira. Ni karibuni. Imana ibaha umugisha kubwo kunyakira. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo izibane natwe muri iki kiganiro. Bana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri data wa twese mwiza. Turabizi ko dukunda nubwo twe tudakwiriye, niyo ducumuye imbabazi zawe zitugeraho, niyo twebwe turi kure yawe udukuruza ubugwaneza bwawe ukatwiyegereza. Turakwinginze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro kugira ngo abakurikiye Amavuna TV nabo babashe kubana natwe muri iki kiganiro bafite imitima ituje. Dusengera ababo barwaye ndetse n'abatameze neza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Umuntu wese wifuza Imana imuhaze byiza. Ndasenze kugira ngo amaboko y'Imana azadushyigikire, ntihagire icyo mvuga ntabwirijwe n'ubuntu bwawe, kandi singire icyo nkora ku bwanjye, kandi icyampa iki kiganiro kikagira umumaro ku mitima abantu bose bazagikurikira ndetse n'abagikurikiye aka kanya. Urakoze kuko ugiye kubana natwe kandi ukadufasha ubutumwa bukagera ku isi hose, tukamamaza iby'ubwami bw'Imana ko bwegereje. Urakoze Mwami Yesu, bana natwe udushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha mwebwe mudukurikiye. Nkunda kwigisha ijambo ry'Imana cyane, ndarikunda kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana riduha imibereho tutari tuyifite. Ijambo ry'Imana riduha kubaho tutabangamiye bagenzi bacu kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka turirimbane agakorasi gato cyane dutangira ijambo ry'Imana, twinjira mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Tubanze turirimbane agakorasi gato cyane. Namantangara iyo nkubonye, sangurengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose, namanumva namanangara. Anishimwe iyo nkubonye, sangurengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose, namanumva. Amen. Imana ishimwe cyane. Namantangara iyo mbonye Imana, nsanga irenze uko bayimbwiye. Njye ubikubwira, nabonye Imana mu buryo bukomeye. Abaganga bananiwe, babuze igisubizo, nabonye Imana. Inshuti zananiwe, ubufasha bwabo burangiye, nabonye Imana. Iyo ndirimbye umuririmbyi nibuka ukuntu Imana yankuye kure, mbabaye, ngowe, ndwaye, ndafite uwo kundengera. 2017 ngendera mu igare ry'ababana n'ubumuga. Namantangara iyo mbonye Imana. Haleluya. Irenze uko bayikubwiye, irenze iyo wasomye mu bitabo, irenze iyo pasiteri akubwiriza. Ni Imana yihagije. Ndagira ngo ujye utangarira Imana uko bwije n'uko bukeye, wiyifata nk'Imana yoroheje. Haleluya. Imana ishimwe. Ni Imana yo gutangarirwa, ni Imana yo kubahwa n'abantu bose, kubiriho n'ibizabaho. Iyo yonyine gusa ikangutse icyaha umuraba. Iyo ikangutse byonyine inyanja ihita ituza. Hamagara Imana ikanguke mu kibazo cyawe.
hamagara Imana ikanguke mu buzima urimo, yongere ikurebe, uratangaririye Imana. Amen. N'abatindiye reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, dusome igice cyaho cya 4 ndetse dusome umurongo waho wa 38 ndetse n'umurongo wa 39. Twumve icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. 38 haravuga ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego, baramukangura baramubaza bati mwigisha nubyitayeho ko tugiye gupfa? 38 akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze, umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Iyo ngeze ku ijambo ry'Imana mba numva ndyohewe cyane kubera ko niryo jambo ryansanze ntari uwo kubaho, riravuga ngo baho mbaho. Niryo jambo ryagusanze utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wakubyaye, riravuga ngo baho ubaho. Ezekiyeli yabivuze neza, aravuga ngo kubera ko ariyo yonyine gusa igera mu kibaya igasanga ikibaya kirimo amagufwa yumye. Ezekiyeli 37 ikongera kuyaterateranya buri gufwa rigasanga iryaryo. Haleluya. Amen. Ngo rikibwiriza rigasanga iryaryo rikamenya aho riri kandi ari igufwa ryumye. Imana ikongera kumezaho inyama n'imitsi n'amagufwa ikawumekeramo umwuka mu ntumbi, iyi ntumbi ikaba umuntu muzima akabaho. Haleluya. Ezekiyeli arongera aravuga ngo isanze nigaragura mu ivata ry'ibyaha byanjye, iravuga ngo baho. Haleluya. Imana ishimwe. Iryo jambo ryatumye ubaho niryo nshaka ko tuganira. Iryo jambo ryatumye wongera guhumeka umwuka wari urangiye niryo nshaka ko tuganiraho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ngo akangutse acyaha umuyaga, inyanja iratuza, iratungana rwose, aravuga ngo wanyanja we tungana tuza. Haleluya. Amen. Birashoboka ko waba uri mu bwato, Yesu nawe waba urimo muri kugendana, ariko Yesu asinziriye. Haleluya. Birashoboka ko uri mu rugo, Yesu asinziriye muri rwo, ariko ndashaka kurangira inzira ituma Yesu akanguka. Haleluya. Birashoboka ko mu rubyaro Yesu yasinziriye, ukaba umaze imyaka 7, 10 ubana n'umugabo ari kutabyara, ubana n'umugore ari kutabyara. Yesu arasinziriye mu rubyaro rwawe, ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo abyutse. Haleluya. Abyutse. Bacimukangura, bacimukoraho, baramubwira ngo mwigisha uriryamiye, uracecetse, uratuje, ntacyo bigutwaye, inyanja irenda kuturengera, turenda gupfa, nta kintu na kimwe bikubwiye. Haleluya. Amen. Ngo Yesu abyutse. Imana ihimbazwe. Hari igihe uba uri mu bwato Yesu anaburimo ariko asinziriye. Yesu ajya asinzira we, Yesu arasinzira urubyaro karubura, Yesu agasinzira uwo mwashakanye mugatandukana, Yesu agasinzira abana bakanga ababyeyi, Yesu agasinzira itorero rikagutenga ukajya inyuma y'itorero. Yesu ahari ari muri iryo torero aririmo, ariko kuko yisinjirije mu kibazo cyawe ategereje ko mukangura papa, ategereje ko mukangura mama, wa mukobwa wa muhungu we, Yesu ategereje ko mukangura. Iyo yasinzire nta kindi kibasha kumubyutsa, nuko umukomaho ukamubwira ngo mwigisha. Haleluya. Urisinziririye ntacyo bigutwaye. Nge Joseline urasinziriye kuri nge, inyanja irenda kundengera, amagambo n'urusaku rw'abantu birenda kumpitana. Mwigisha urasinziriye ntacyo bigutwaye. Haleluya. Kangura umwigisha, mukangure, ongera umwibutse icyo yavuganye nawe, ongera umubwire ngo ibuka ko najyaga ngendera mu bitunganye imbere yawe. Ezekiya Yesaya amaze kumuhanurira amubwira ati tegeka iby'inzu yawe kuko indwara urwaye utazayikira ahubwo izakwica. Ubwo Ezekiya yeretse rivure
yeretse rivure mu mutima we, si mu buriri. Yeretse rivure abwira Imana ngo ibuka najyaga ngendera mu bitunganye, ibuka ibigirwamana namenaguye, ibuka ukuntu ntajya ndebera abarengana, ibuka ukuntu ntareba abagizi ba nabi bagirira abandi nabi. Ibuka nshuti yanjye, ibutsa Yesu nawe arakanguka. Haleluya. Mwibutse inzira banyuragamo, mwibutse ibyo yakubwiye, mwibutse imisozi n'ibibaya wuriye kubwe, mwibutse abakene wafashije, mwibutse abana b'imfubyi warihiye amashuri, mwibutse abo wishyuriye amazu babasohoye hanze. Amina. Haleluya. Eneta ya zemeniyase drere. Haleluya. Ndumva Imana, Imana ishimwe ngo Yesu agisinziriye baramukangura we. Haleluya. Witerwa ubwoba nuko yarasinziriye, atwemereye kumukangura. Witerwa ubwoba nuko yari yarasinziriye mu madeni ufite. Yesu ajya asinzira ukikopesha ukajya uburahunyura. Yesu arasinzira nyiribyondo cyangwa se landirodi wawe, ukamugeramo amezi 5 ukajya unanirwa guteka inyama kubera ko Yesu asinziriye mama. Kavuga se ninteka inyama. Ikindi iyo Yesu asinzira ushobora no kubona inyama zigura 5,000 kandi inzu urimo ni 1,100. Nuri bufate 5 ngo bimuhe ngo none ngo mubwire ngo mbaye nkwishyuye 5, ntibishoboka. Nukuri bajye batwihanganira nabo banatubabarire. Yesu asinziriye badushiriremo inyorosho wawe baturetse ngo none ngo ninteka inyama ngo nkazikaranga ngo arahita amenya ko mfite amafaranga akaba ntamwishyuye. Nshuti yanyu, Yesu ajya asinzira ukabura y'inzu n'inyama ukabura uko uzitekera abana bawe kandi bazikumbuye, ngo landirodi ataza kumva wakaranze kandi utamwishyuye. Ubwo Yesu ntasinziriye kuri uyu mupangayi. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe usinziriye, wowe ubona ko Yesu yasinziriye mu byawe, humura, ongera umukangure. Yesu asinziriye, inyanja umuraba uba mwinshi we. Iyo Yesu asinziriye umuraba uraza, abantu bakakuvuga ati nta bwenge agira, niyo mpamvu adatera imbere. Bandi ati yarize ariko n'ubundi arutwa n'utarize. Abantu bakaguha iminsi bakavuga ati ariko ubundi twarabibonaga ko ari uwo guseba. Nshuti yanjye, ntabwo uri uwo guseba, ahubwo Yesu yarasinziriye mu kibazo cyawe. Yarasinziriye. Yesu ajya asinzira umuraba ukagukubita ukakujyana iburyo n'ibumoso, ugahora uzenguruka wizengurukaho. Yesu arasinzira amafaranga ukayaburiraho abandi bayabonera. Yesu arasinzira ibyo kurya ukabibura hari abari kubimena. Yesu arasinzira ukagira imyaka 40 uri umukobwa warabuze umugabo, aba 18 bari kubatereta bakavuga ati sindakura. Nshuti yanjye, wowe uzi neza ko Yesu yasinziriye mu kibazo cyawe, tera agatebe wumve icyo Imana ikuntumyeho. Haleluya. Mana ishima. Witerwa ubwoba nuko asinziriye. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo akibyuka agikanguka. Haleluya. Ashaha inyanja iramwumvira, arayitegeka iyi nyanja, arayibwira ngo tuza. Inyanja iratuza ngo iratungana rwose. Haleluya. Babona uko bambuka. Yesu atarakanguka ntabwo uzivanaho ko utari inyangamugayo. Yesu atarakanguka ntuzemeza abantu yuko ibyo wize bigufitiye umumaro. Oya, igihe cyose bazajya bavuga ati uriya we rwose niko yabaye. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo itarabemeza, Yesu atarakanguka ngo abemeze ko burya ufite agaciro, ntabwo agaciro kawe bakabona. Yesu atarakanguka aho usengera ntibazamenya ko uri umunyempano. Buryo bamenya ko zikurimo Yesu yarakangutse. Yesu aretse kwisinziriza. Uzi ko Yesu yisinziriza bakakwima ijambo kandi wari urifite. Uzi ko Yesu yisinziriza umuntu wese akajya avuga ati uriya we niko iwabo ntibakira, n'abakene bafite karande yo gukena. Yesu ajya yisinziriza ntiwige, bagatangira kuvuga ati uriya n'ubundi yarananiranye. Kandi inshuti yanjye, utarananiranye, ahubwo Yesu yarisinzirije mu ruhande rwawe. Ndagira nkubwire ngo Yesu abyutse. Haleluya. Amen. Byutsa Yesu umukangura umunyeganyeza. Yesu uramubyutsa iki? Uramubyutsa gute? Si amagambo ari bumubyutse. Pfukama hasi uhamagare Yesu umubwire ngo ndashaka kukanguka.
umubwire ngo ndashaka kubyuka, navuze ko nkijijwe, burya koko byari byo. Kangura Yesu agutangira ubuhamya, kangura Yesu avuga uwuriwe, kangura Yesu, haleluya, ngo akibyuka uyu mugabo wo mu ijuru, ngo akicura Yesu. Ayewe, ngo bari mu bwato we, barataka baramubwira ati mwigisha urisinziririye. Nabonye Yesu asinzira umuntu wese akagufataho ijambo cyane. Nabonye Yesu asinzira ubukene bukakwataka nk'indwara. Nabonye Yesu yisinzirira akakwihorera ibyo wacuruzaga bigahomba, ugasubira kwicana mu rugo kandi Yesu asinziriye. Nabonye Yesu asinzira akakwirukana ku kazi uri umukozi mwiza, ukora ukavunika kurusha abandi, witangira akazi mu bintu byose waragerageje, ariko Yesu agasinzira bakakwirukana bagasigaza babandi banagakora nabi. Ndagira ngo dufatikanye dukangure Yesu, ndagira ngo dufatikanye tumubyutse, tumwibutse icyo yavuganye natwe. Yesu yarasinziriye, ubukwe burapfa, barafashe irembo. Yesu yarasinziriye, uvuye mu murenge ubukwe burahagarara. Yesu yarasinziriye, utwite inda ihera muri wowe. Yesu ajya asinzira, abagore bagatwita imyaka myinshi kandi ubundi tubyarira akomeza 9. Ndagira ngo dukangure Yesu, tumubwire ngo mwigisha urisinziririye, turenda gupfa ntacyo bigutwaye, kuko tumaze kumenya ko iyo akangutse inshuti yanyu ahita bicyaha byose. Haleluya! Iyo akangutse arabicyaha bikamwumvira, ngo inyanja igatungana. Ayiwe, iyi nyanja ikibazo ikuri imbere, tugiye gukangura Yesu. Yesu ahita aturisha iyi nyanja, namara kuyiturisha agukure mu kibazo uhagazemo, ahubwo akwinjize mu gisubizo cyawe. Tujya tubaho twaravuganye n'Imana, ukabaho uri ku mugambi w'Imana, uri ku isezerano, uri ku byo yakubwiye. Yarakubwiye ngo nzabana nawe, naho waca mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya. Haleluya, amen. Ugaca mu muriro ukakubabaza, uyu muriro ukagukamura, uyu muriro ukakunyeganyeza. Ikirinda ni ijambo yavuze ko utazashya, ngo ugurumiremo ushye urangire, unyuramo. Ariko ikurinda gutwarwa n'amazi, ariko amazi uyanyuramo. Ese umuvande, ibintu urimo unyuramo ntibimeze nk'umuriro? Akaga urimo uhura nako ntikameze nk'aya mazi yendaga kugutembana? Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu akangutse acyaha inyanja, inyanja iratuza. Bamukanguye, ariko Yesu ntabwo ajya yikangura nshuti zanjye. Bijya batubesha ngo Yesu nyine ngo genda ngo umutegereze ngo azaza. Mwaba mutumereye nka babandi bavuga ati noneho rero ati Imana impishuriye ko ushonje, tipfukama ngo usengere. Uransengeye kuko nibyo Imana iguhishuriye ko nshonje, ariko se kuba unsengeye utangaburiye, urumva iyo nzara iri bushire gute? Nshuti zanjye, Yesu akangutse ahita bitunganya byose. Yicuye Yesu wacu abyutse, ikibazo wari ufite gihinduka igisubizo. Niba uhishuriwe ko umuturanyi wabashonje, wimuha amasengesho gusa, icyo akora cyo mugaburiro namusengera, kuko aya masengesho aramuhesha imbaraga zibasha no kugera ku byo ku munsi ukurikiyeho adapfuye. Ariko ibi byo kurya nabyo umubiri urabikeneye. Yesu akangutse arabitunganya, siko ijambo ritubwiye. Akangutse abishyira ku murongo byose, akangutse amenya aho ikibazo cyahereye, agikemura ahereye mu mizi kugeza ku munsi kirangiriraho. Haleluya! Wigira ihishurirwa ngo nurangiza uritesha agaciro, wigira ihishurirwa kuwo usengera ngo nurangiza ngo ubyambure ijambo ngo uvuge ngo ndamusengeye gusa. Icyakora cyo hari ibikorwa n'amasengesho, ariko hari n'ibyo twe dukora, kubera ko ntabwo naguha ubugingo uzabuhabwa nuko wowe wakiranutse ugakora ibyo Imana ishaka, uzabona ubugingo. Ariko niba mbonye ko wambaye ubusa, nkabona ko ngeze iyerekwa ry'uko wambaye ubusa nta myambaro ufite, ne kukubwira ngo reka ngusengere ngo Imana izagucira inzira, ahari birashoboka ko ari we nzira Imana inyuzeho. Nyambika ni nkwambike iyo kanzu, niba nyikurushije Yesu nawe azaza akora ibyo agomba gukora. Ariko niba wowe uhishuriwe nshuti yanjye, kora icyo umwuka gusabye, ngo Yesu wakangutse kuko atari nk'abantu,
ahita amenya aho byapfiriye, amenya inzingo wazinzwe. Iyo ndumaranye imyaka 3, Yesu akangutse, umukanguye, umuhamagaye, mukanguza amasengesho, mukanguza ibihe byo kwiyiriza ubusa, mukanguze kubyuka saa 9 ukongera gusenga. Subirana ibihe byawe wa mugabo we, subirana ibihe byawe wa mubyeyi we, ongera umukangure mu bucuku by'ijoro, umubwire ngo ndabizi neza ko isaha ya saa 9 yari isaha idasanzwe kuri njye, yari isaha tuvuganiramo, yari isaha nongera kumva ibihe byiza. Ndagira ngo ngukangure, wongere wibuke icyo wavuganye nanjye. Haleluya. Wongera umukangure, wimukangura rimwe ngo uvuge ngo aratinze, ngo bari bamuhamagaye iminota myinshi ngo akabihorera, ngo bamuhamagaye bamuhendahenda ngo akabareka, ngo ariko barebye mu bwato basanga Yesu akomeje kwisinzirira. Abapfa bari gupfa, ababura ubugingo bari kububura, abasinda bari gusinda, abasambana bari erega Yesu arasinziriye. Yesu abaye yisinzirijeho gake, akeneye abarokore banyabo bamukangura. Yesu akeneye abanyamwuka banyabo bamukangura. Yesu akeneye abapasiteri bamukangura. Yesu akeneye abavuga butumwa bamukangura, baramukanguza ikibihe byo gusenga. Yesu asinziriye ngo baramukangura, baramubwira ngo mwigishe. Ntacyo bigutwaye ko izina ryawe riri gutukwa. Usimana ntacyo bitwaye ko barimo baravuga ati rwose gukizwa ntacyo bikivuze, kuko n'abakijijwe dore ibyo bari bo badukorera. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu tumukangure, naza arahita bitunganya byose. Haleluya. Yesu akangutse, acyaha inyanja, umuraba uratuza. Umaze gutuza ngo Yesu we ahita bitunganya byose, ngo rwose inyanja iratuza, babasha kwambuka. Haleluya. Yesu aje gutunganya ikibazo umaranye iminsi. Yesu aje gutunganya urusaku ruri mu bana bawe. Yesu aje gutunganya intambara uri guhura nazo mu kazi. Yesu aje gutunganya imiraba imaze igihe ikugendaho. Erega ufite imiraba, iyi miraba iri mu nyanja, ahari iri mu rushako. Hari imiraba urimo ubona ikuzunguza, intambara za hato na hato, urimo urahura n'ingorane utigeze witega mu buzima urimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ubwo akangutse agiye gutegeka iyi nyanja ngo ituze. Iyi nyanja y'ibibazo wari ufite, inyanja y'amarira, inyanja y'agahinda, inyanja y'ibitari biri kugenda neza, inyanja y'ubukene. Ariko Imana igukurireho iyi nyanja, inyanja y'ubukene ituma wifuza icyo wakabaye ufite. Iyi nyanja Yesu abyutse, abyutse mu rugo iwawe, abyutse mu bana, abyutse mu madini n'amatorero turimo tureba, abyutse mu bavuga butumwa n'abashumba. Yesu ndagira ngo nongere mubyutse, abyukire gukora imirimo ikomeye muri iyi minsi tubona kwiruhije. Yesu abyutse arategeka, acyaha inyanja, acyaha uyu ngo nzabana nawe mu bihugu by'amahanga ugiyemo. Yesu se niwe wampaye visa, Yesu niwe wampaye passport. Wari uri mu byiba wibaza ngo mbese ni Yesu. Ndagira nkubwire ngo ni Yesu, nuko yarasinziriye. Ariko uyu mwanya kuntumyeho ngo arakangutse, kandi kimukanguye ni wowe nanje. Aje gucaha iyi miraba, aje gucaha uyu muyaga, aje gucaha izi ntambara, aje gucaha izi impamvu zari ziri ku buzima bwawe, kugira ngo Yesu yongera kwigarurire, kugira ngo Yesu yongera afata umutima wawe, kugira ngo Yesu yongere ashaka icyubahiro mu bantu be. Haleluya. Ngo nicyo kimukanguye. Imana ishimwe. Akanguwe no kwigarurira icyubahiro cye. Abacimwatse aje kukibambura, kuko akanguwe no gucyaha iyi nyanja. Erega iyi si niyo nyanja turimo. Iyi si ni inyanja, iragereranywa n'inyanja iri mu muraba. Reba uyu muraba uri mu bantu b'Imana, reba uyu muraba uri mu bantu bitiriwe izina ry'Imana. Yesu ngo arakangutse kugira ngo acyahe uyu muraba, kandi ngo nawe ujye umwumvira de. Uyu muraba wumvira Kristo cyane, ngo ugahita utuza. Ibibazo byose urimo bisa n'umiraba n'inyanja, wacire ko Yesu aje kubiturisha, akabitunganya rwose, kugira ngo nawe ubeho ushima, unezezwa n'umugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe ntabwo gikurwaho n'iminsi uri kunyuramo. Icyo Imana yakugambiriyeho nticyakurwa n'iminsi uri kunyuramo. Kuba abantu batagukunze ntibikuraho ko Imana igukunze. Kuba abantu batakwiyumvamo ntibikuyeho umutima w'imbabazi Imana igufitiye. Imana iragukunda nshuti yanjye, umugambi wayo uracyakomeje kuri wowe, nuko wari uri mu gihe Yesu yarasinziriye. Ariko Imana ikuntumyeho ngo
irakangutse kugira ngo yongere icyaha iyi miraba ndetse n'iyi nyanja yahoreraga ku buzima bw'abadukurikiye, ku buzima bw'inshuti zacu, ku buzima bw'abakunzi b'ijambo ry'Imana, ngo Yesu abyutse acaha inyanja, iramwumvira, iratungana rwose, barambuka kuko Yesu yamaze kubyuka. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha kuko Yesu abyutse mu kibazo cyanyu. Umuntu wese mu kibazo yari afite, Yesu turamukanguye kandi nawe ugomeze umukangure kugira ngo aze acaha uyu muyaga ndetse n'umuraba, kandi ugirire Imana icyizere kuko umugambi w'Imana ntujya upfa ku buzima bw'umuntu, kandi uyu mugambi w'Imana ntujya ufungwa, uyu mugambi w'Imana ntugambanirwa. Hari igihe abantu bagambanira mugenzi wabo bakagira ngo Imana yo ijya igambanirwa ngo bikunde. Byanze bikunze Imana irarwana kugeza igeze ku cyo yagambiriye ku muntu wayo. Iyo ubwayo irahari kugira ngo ikurwanirire, irahari kugira ngo ikuneshereze. Amaso yawe agiye kubona ibyiza mu gihe Satani atabishakaga. Amatwi yawe agiye kumva ijambo ryiza umwanzi wawe atifuzaga ko wumva, kuko Yesu akangutse agiye gucyaha ako gahinda, agiye gucyaha uwo mujinya, agiye gucyaha ayo mahane, agiye gucyaha ibyo bitero byose by'umwanzi wahuraga nabyo. Ngo abyutse, Yesu abyutse acyaha inyanja, inyanja iratuza, iratungana rwose. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda. Reka dusoze dusenga n'ubundi duhamagara Imana kugira ngo ize igucahira ibyo byose byari biguhagaze imbere. Nanone uri data wa twese mwiza, kubera ko izina ryawe rihebuje, urukundo rwawe ntago rurondoreka, ineza yawe n'imbabazi bizatwomaho iminsi yose, niko wabigambiriye Yesu. Uhimbazwe. Haleluya. Wagize neza kutwimana, uradusigaza, uraturengera, uturindisha amaboko yawe akomeye cyane. Tugirirwa neza aho umwanzi atifuzaga ko twagirirwa neza. None uvuganye natwe ijambo n'ubundi uravuze ngo ubyutse ucyaha umuyaga ndetse n'umuraba, inyanja iratuza, iratungana rwose. Senyeye bene data bavandimwe bose badukurikira, abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacu, ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ubacahira imiyaga yari bari imbere, ubacahira imiraba yari bahagaze imbere, ibyari birimo bibacunda bibajyana epfo na ruguru, ubicahe kuko tugukanguye. Mwigisha turagukanguye, mwigisha turagukanguye, tugukanguye kuba atabyaraga, tugukanguye kuba urushako byari byanze, tugukanguye ku bana bari babuze ubwenge, tugukanguye ku babyeyi ngo wongere wikangure, tugukanguye ku bari bari mu bitaro, tugukanguye ku ndushi, tugukanguye ku mfubyi n'abapfakazi, turagukanguye mwigisha, ngwino ucyahiye inyanja, uyu muraba nutuze, nutungane rwose. Nibabona Imana mu kimenyetso cy'ibyiza, amaboko yawe Yesu abashe kubarokora kandi abashe kubarengera. Iyi nyanja yahoreraga nkiyenda kubahitana, nkiyenda kubamira. Haleluya. Uhimbazwe Yesu kuko ukangutse ukaba ucyasha inyanja, inyanja igatungana rwose, ukaba uturemeye amashimwe. Icyubahiro ni kibi cyawe. Uha umugisha abadukurikiye n'abazadukurikira. Amaboko meza y'Imana ashorera ubu butumwa kandi bugere kure ku isi hose. Abakeneye kubwumva b'Imana yagambiriye ko bugomba kugira icyo buhindura mu mitima yabo, bubagereho mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, kubwa byose tubisabye twizeye. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi ndumva ijambo ry'Imana ari ryiza. Imana ibishimirwe.